muri kano kanya keza cyane ka igata mu murabizi yuko muri kuno kwezi kwa 12 twaguhari ibyenanye no kwiga kugena intego. Niyo mpamvu rero umuntu ashobora kuba yakwigira kugena intego. Ese kubera iki nawe nabangena intego ariko simbashe kuba nayigeraho? Uno munsi hari ibyo twabategure cyangwa se hari ibintu bishobora kuba nawe biri muri ibi ngibi byaba byaratumye utagera ku ntego yawe, bigatuma intego yawe wariyemeje utazayigeraho. Cunga neza urebe niba ibi ngibi byaba bitarimo. Ese ntago waba utarabashe kuba wagira ku ntego yawe kubera kwerekeza amaso yawe ku nyungu aho kwerekeza gukoresha umurava n'imbaraga mu byo ukora? Hari abantu benshi bahitamo gukora ibintu byabo bagashyira inyungu imbere, ntibashyiremo kubaka cyangwa se ntibashyiremo umuhate n'imbaraga bizatuma bagera kuri ya nyungu, ahubwo bakaba bashyize inyungu imbere. Ibi rero iki ni kimwe cyatuma utabasha kuba wagera ku ntego yawe. Abandi bashobora kuba nabo yababera imbogamizi yo kuba bagera ku ntego yabo ni icya kabiri, intego zabo ntago ziba zisobanutse. Intego yawe se ubundi mu by'ukuri irasobanutse? Abantu twiganye rero bo barabizi ko intego yawe igomba kuba isobanutse, igomba kuba yumvikana, igomba kuba ibarika, igomba kuba ishoboka, igomba kuba ifite igihe izatangirira ndetse n'igihe izarangira, kandi iyo ntego igomba kuba yemewe na leta kandi ari intego iri bige cyangwa se intego ngari izatuma ugera kuri bya bintu. Niba rero nawe intego yawe idasobanutse izatuma utabigeraho. Umwaka utati ngomba kuba ndi umukire muki, umwaka utangomba kuba ndi umuherwe gute, umwaka utangomba kuba ninjiza by'ibihumbi 500 bivuye hehe? Ibyo ni ibintu rero byagaragaza yuko intego yawe iba idasobanutse. Niyo mpamvu ugomba kugira intego isobanutse. Hari n'igihe rero ushobora kuba kwiha intego nyinshi cyane ukaba ufite ibintu byinshi bigutegereje imbere uzakora, bikazatuma utazagera kuri ya ntego yawe. Hari intego waba arihaye cyangwa se ibyo bintu byinshi ari intego, ariko hashobora no kuba hari n'ibindi bintu byinshi uteganyiriza mu mwaka utaha. Ntago ufite gahunda wenda yo kuzubaka urugo cyangwa se kuzagira ibindi bintu ukora nurangiza ngo ushyiremo n'indi ntego ikomeye. Ese wacunze neza ukareba niba impamvu utageze ku ntego yawe cyangwa se impamvu izatuma utagera ku ntego yawe hari ibindi bintu byinshi bigutegereze imbere byo kuzakora? Ntago waba uri umunyeshuri uziga umwaka utaha nurangiza ngo uhe intego yo kuzakora business, bizatuma rero abantu cyangwa se bizatuma ucika intege, nibirangira bitume utagera kuri ya ntego yawe, nyamara ya ntego yawe kuzagera kandi yari intego nziza isobanutse, bigatuma utazageraho. Abantu benshi nabo batuma batagera ku ntego zabo kubera yuko badakunda gutakaza umwanya bakora igihe kirekire, bakumva yuko umwanya munini wabo ari uwo kuruhuka, bakumva yuko niba igihe cyagenwe cyo gukora kirangiye, dufata urugero n'umuntu ufite akazi wenda kareta, kumva yuko akazi ke gatangira saa 3 saa 10 kakaba kararangiye, mbega akumva ko ibye bigarukiriye aho ngaho. Ibyo shaka kuzatuma utagera ku ntego yawe kubera ko buriya yo ufite umwanya munini wo kuruhuka utakaza n'amafaranga menshi. Abenshi nanone bagira inzitwazo, nyamara inzitwazo zigatuma batazagera ku ntego zabo. Bakavuga ati imisoro n'urwitwazo, imvura urwitwazo, izuba urwitwazo. Nta mpamvu nimwe ukwiye kugira urwitwazo, nta mpamvu nimwe ukwiye kugira urwitwazo itazatuma ugera ku ntego yawe. Niyo mpamvu rero wemeje intego ugomba gushyiramo imbaraga zose, ntugire inzitwazo za hato na hato. Ni habamo imbogamizi kaba yambogamizi ikomeye, ariko nta mpamvu yo kugenda ugira inzitwazo za hato na hato.
abandi bantu benshi bagira ikintu bita ubwoba. Abantu benshi bagize ubwoba bwo gushora, bavuga ati mama ko nari mfite uduhumbi twangijana, ninde ushora twose tukagenda, ko nari mfite ibihumbi byanjye 200, nimba ishora mama bikagenda, ese ntibazanseka? Ugasanga umuntu wese ahora yitwaza kuzahomba cyangwa se ahora afite ubwoba bwo kuzahomba. Ibyo bintu ntabwo byazatuma ugera ku ntego yawe. Gerageza rero ugabanye ubwoba bwo gushora ndetse ugabanye n'ubwoba bwo muri business, kubera ko byazatuma utagera ku ntego yawe. Ikindi buriya umuntu akenshi iyo yatangiye business cyangwa se arimo kugena intego, akenshi ntago ajya ategura inzitizi. Bura mu bintu byose uzajya urwana nabyo ujye utegura inzitizi. Ese biramutse bigenze gutya nzabigenza gute? Imvura niramuka itaguye, naravuze ko nzahinga cyangwa nkorora, nzakora iki? Nzavomera, nzagura ubwatsi kure. Ese buriya nindamuka ngiye gucuruza wenda hakabaho ikibazo cyuko ibyo nimo gucuruza wenda ntabasha kuba ndimo ndabibona, urugero niba ndimo gucuruza inyanya ntizeze n'ibindi bigiye bitandukanye. Ese nindamuka mpuye ikibazo kiniki, mbego ugahora wibaza ese bigenze bitya nazakora iki buri gihe kugira ngo bizagufashe kuzatuma ugera ku ntego yawe. Ikindi kintu gikomeye buriya abantu biha intego ariko ntibihe igihe ntarengwa cyo kuzayigeraho. Buriya rero niba utihaye igihe cyawe ntarengwa cyo kuzaba ugeze kuri business yawe cyangwa se ku ntego yawe, nta na rimwe uzayigeraho. Ukavuga ati umwaka utaha, ukazavuga mu mpeshyi, ibintu rero bitafite igihe ntarengwa, buriya akenshi ntabwo ushobora kuba wazabona cyangwa se wazagera kuri iyo ntego yawe. Ikindi buriya abacantege kubemerera ukabaha amatwi, nabo ni indi mbaraga baba barimo kugutiza zo gusenya intego yawe, cyangwa se nanone ukagenda nawe ubwawe wica intege. Ntabwo ukwiriye kuba wacika intege cyangwa se gushidikanya. Nta mpamvu yo gushidikanya muri wowe ngo ugende wowe ushidikanya, se mama ngo nkore iki, se mama ngo mbigenze gutya. Buriya iyo wihaye intego uba wayihaye, ukamera nk'impara yahagiye ishaka amazi, iragerageza igakora ibishoboka byose mpaka igeze kuri ya mazi. Nawe rero wihaye intego ugomba gukora ikintu icyo ari cyo cyose gishoboka kugira ngo uzagere kuri ya ntego, ariko uzagerageze ujye ukora ikintu cyiza. Ikindi kintu cya nyuma tujye gusorezaho kuri uno munsi rero gishobora kuba cyatuma utagera ku ntego yawe cyangwa se intego yawe igatakazamo kabiri, ikintu bita gusubika. Ukagenda ngo mama hano ibi nayikuzakora ngo wazabikora ejo, ko n'ejo hagihari bucya bwitwa ejo. Niba rero ejo hagihari hari ibyo agakwiriye kuba wakora, buriya ngo umunebwe aravuga ngo ntugakore ikintu agakwiye kuba uzakora ejo. Ibyo rero utangiye kubikora ukavuga ati ngiye iki kintu nzagikora ejo, iki kintu ndabona umwanya wacyo ari ukuzagikora ejo. Ibintu ushoboye kuwakora muri ako kanya bikore birangire, kuko n'ejo hazaba hari ibindi uzakora. Ikintu cya mbere rero gituma abantu bacika intege nuko bahora bimura igihe. Ibi ngibi bikwiriye kuzakorwa ejo, kuzajya kwa kanaka kumureba nzabikora ejo, cyangwa se iki cyagakwiye kuzakorwa ejo. Oya, niba ushaka ko intego yawe uzayigeraho, tangira none. Kora ibyo agakwiye gukora muri ako kanya byose birangize kuri uwo munsi. Baravuga ngo burya ikiruhuko cyangwa se ikiruhuko ni igihembo gitagatifu kigenerwa umuntu wabashije kuba yakoresheje umunsi we neza. Ese ugiye kuruhuka, icyo gihembo gitagatifu cyo kuba wakoresheje umunsi wawe neza, wakoze ibyo agakwiye gukora neza, icyo gihembo uragikwiriye. Ntuzajya ujya kuryama hari intego wihaye, mbere yo kujya kuryama buri wese hari icyo akora. Hari ubanza agasenga, hari ubanza akiragiza Imana, hari n'utabyibuka, hari ubanza agatekereza. Jya ubanza utekereza n'iki kintu gikomeye cyane, ese ikintu nari nkwiriye kuba nagakoze uno munsi cyose nagikoze? Ese igihembo gitagatifu kigenerwa umuntu wakoresheje umunsi we neza, iki gihembo gitagatifu cyo kuba ngiye kuruhuka nari nteganyirijwe nagikoze, cyangwa se iki gihembo ndagikwiriye koko? Nubona koko icyo gihembo ugikwiriye, uzaryame usinzire, kubera yuko uzaba wakoresheje umunsi wawe neza. Iki ni ikiganiro Nezerwa,
ngedi ishimwe Eric Expert. Iyi ni radio Imanzi 105.1 FM. Tuba turi kumwe na Home Golden White. Ushaka ibikoresho by'isuku bigiye bitandukanye wagana Home Golden White. Ushaka amasomo y'igihe gitoya yagufasha kwiga neza, ukiga gukora amasabune y'ubwoko bugiye butandukanye ariko wigiye ku ruganda, ukiga gukora kuvanga ndetse no gutera amarange, yaba amarange y'amazi y'amavuta ndetse n'ay'imodoka, ukiga gukora amavuta kwisiga yaba gikoto ndetse na lotion. Muraho neza bakunzi bacu, uyu muri kumwe na none ni Miss Adi. Twabagereye muri Home Golden White, twasanze bafite igisubizo ku bantu bafite uruhu wenda rwangijwe n'isabune zisanzwe. Twasanze bafite isabune yo koga nziza yitwa Yellow Body Soap. Iyi ni isabune yo itanga igisubizo ku bantu bafite uruhu wenda rwangize ingaruka n'isabune boga zisanzwe za gifura n'ibindi. Iyi ni isabune y'amazi idufasha kugira uruhu rwacu rugahehera neza. Isabune rero wayibona nawe ni yawe, iragukwiriye kandi irakubereye. Hamwe na Home Golden White wayihambangara kuri ya nimero iri kuri screen yawe bakayikugezaho aho waba uri hose mu gihugu. Home Golden White ubaye igisubizo ku banyarwanda. Use Yellow Body Soap every day. Isabune nziza, uruhu rwawe ruhehereye. na Home Golden White hamagara 078 19 18 540.